Nshuti bakunze ibiganiro binyuzwa ku muyoboro watumye Kristo Urumuri na Kiliziya TV, turabasuhuje tufurije kugira umugisha n'amahoro y'Imana. Nanone kandi turagarutse mu mwanya w'ibiganiro. Uyu munsi twifuje kubasangiza igice cya gatatu ari nacyo cya nyuma, igice gisoza ibaruwa ya Gishumba umwepiskopi wa Diyosezi ya Kabgayi yageneye abakristu bijyana n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka. Ibaruwa iragira iti: twitabire imiryango ya Gisiyo Gatolika duhamye ubukristo bwacu. Uko bisanzwe turi kumwe na padiri uza kudufasha kumenya ndetse no gusesengura kugira ngo tumenye ibikubiye muri iyi baruwa akantu ku kandi, ariko kandi tunaza kuyisoza tubashishikariza kuyishyira mu bikorwa iyi nsanganyamatsiko yatanzwe n'umwepiskopi ndetse n'ibindi bikubiye muri iyi baruwa. Reka twakire Padiri Ephrem Senani ugiye kudufasha muri iki kiganiro. Padiri, tubahaye ikaze. Yakoze kunzi w'umuyoboro tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya TV, Kristo Yezu akuzwe. Uko dusanzwe tubigenza dutangiza isengesho kugira ngo ibiganiro byacu byogeza ubutumwa nyine bigende neza. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima yo kwemera gukunde, arizo Roho wawe byose bishya bizabone guhinduka. Dusabe Mana mwisha wa kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye, guherwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Gutangira iki kiganiro nk'uko bimenyesheje abakunzi b'umuyoboro tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya TV, reka twifashije ijambo ry'Imana ryo mu ibaruwa Pawulo yamwandikiye Abanyefezi, umutwe wa 4 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 7, aho Pawulo intumwa aduhamagarira kungura umubiri wa Kristo. Twese tugize Kiliziya imwe ariyo mubiri wa Kristo. Pawulo intumwa niyo baruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 4 umutwe wa 2 umurongo kugeza ku murongo wa 7 aragira ati: nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Kuko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe, y'umubyeyi wa bose, usumba bose, akorera muri bose, kandi agatura muri bose. Buri wese muri twe yahawe ingabire ye bwite ko Kristo yayimugeneye. Bavandimwe bakunzi b'umuyoboro tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya TV, Pawulo intumwa aradushishikariza kunga ubumwe mu kubaka umubiri wa Kristo ariwo Kiliziya. Buri wese rero yahawe ingabire imugenewe. Twese rero duhamagara kunga ubumwe, bikaba bijyanye rero n'ino nsanganyamatsiko umwepiskopi wa Diyosezi ya Kabgayi yageneye no mwaka w'igezabutumwa ku mwaka wa 2025 mwaka wa 2026, aho duhamagara kwitabira imiryango ya Gisiyo Gatolika kugira ngo duhamye ubukristo bwacu. Kuko rero mu ntangiriro twabivuze tugeze ku gice cya gatatu ari nacyo gisoza. Igice cya gatatu kikaba kigira kiti: ingamba zo kuvugurura no guha ingufu imiryango ya Gisiyo Gatolika. Muri igice cya gatatu harimo ingingo 3. Hari amabwiriza rusange agizwe n'ingingo 9, hakabamo ibirebana na omoniye, harimo ingingo 4, ndetse hakaba n'igice cya gatatu aho umwepiskopi avuga ku bireba n'imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi mahuriro y'abakristo. Ubundi ibaruwa ya Gishumba igasoza nyine n'umwanzuro. Icyo gice rero nicyo tugiye kugarukaho, aho umwepiskopi atwibutsa ko imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi makoraniro y'abasenga ifite akamaro. Avuga ati imiryango ya Gisiyo Gatolika muri Kiliziya ifite akamaro, bityo agasaba abapadiri, abihaye Imana n'abandi bose bafashe imiryango ya Gisiyo Gatolika gushishikariza abakristo kuyitabira, kuyijyamo, bakayifasha ubudahwema ku buryo bugaragara. Iki rero igice cya mbere muri iki gice cya gatatu kirebana n'amabwiriza rusange. Harimo ingingo
9. Ingingo ya mbere, umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi Nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa aragira ati: kwigisha no gucengeza amatwara y'ubukristo mu rubyiruko no mu bana, tubafasha guhitamo imiryango y'Isiyo Gatolika ibiranye n'umuhamagaro wabo, bigatuma urubyiruko n'abana bakura mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika, bityo bakarushaho gushobora kuba abakristo bahamye. Gucengeza amatwara y'ubukristo mu rubyiruko no mu bana, tukabafasha guhitamo imiryango y'Isiyo Gatolika, dusabwa nyine gufasha by'umwihariko duhereye ku bana n'urubyiruko kwitabira imiryango y'Isiyo Gatolika, kuko idufasha kwicengezamo amatwara y'abakristo, tugakura abana n'urubyiruko bagakura bitabira isengesho n'ibikorwa by'urukundo, bityo koko bakaba abakristo bahamye. Ingingo ya kabiri irebana by'umwihariko n'ibigo by'amashuri. Umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi aragira ati: mu bigo by'amashuri imiryango ya Gisiyo Gatolika isa naho yasinziriye, hari naho isa n'iyibagiranye. Ni ngombwa gushishikariza abanyeshuri bo mu mashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza gushinga imiryango ya Gisiyo Gatolika mu mashuri bigamo, kugira ngo bajye babona akanya ko gusenga, gusabana no kuba abahamya ba Kristo mu bo babana. Ibi bizatuma bakurana indangagaciro z'ubukristo. By'umwihariko muri iki gihe ni byiza rwose ko abana n'urubyiruko ndetse guhera no ku nshuke bose ubasanga mu mashuri. Kiliziya nayo ishishikariza ishishikariza guhera ku nshuke n'abana n'urubyiruko kwitabira amashuri, kujijuka rwose ni na gahunda ishyigikiwe n'ubuyobozi. Bityo rero kuko ariho dusanga urubyiruko, niho dusanga abana, ni byiza ko mu mashuri, hereye ku mashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza, haba imiryango ya Gisiyo Gatolika, aho yasinziriye igafashwa gukanguka, ndetse bakagira ubufatanye kugira ngo aho itari ishingwe, by'umwihariko bihereye mu mashuri ya Kiliziya. Ingingo ya 3 mu mabwiriza rusange irarebana n'ihuriro mu rwego rwa paruwasi. Umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi aragira ati: abakristo bibumbiye mu miryango ya Gisiyo Gatolika, amashyirahamwe y'abakristo n'amakoraniro y'abasenga bazajya bagira ihuriro ryabo muri buri paruwasi nibura rimwe mu mwaka, mu rwego rwo kugaragaza ko ubutumwa bwabo bose babukora batumwe na Kiliziya, babukora mu izina rya Kiliziya, kandi ko bwose bwuzuzanya nka za ngingo zigize umubiri umwe. Iryo huriro kandi ryaba n'urubuga rwo kwinegura, kureba ibitagenda neza no gufata ingamba. Imiryango ya Gisiyo Gatolika iranyuranye, ariko yose ibereho kubaka Kiliziya, wa mubiri umwe Pawulo intumwa yatubwiye mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi. Bityo rero ntago agomba kubamo guhangana, ahubwo bose bagomba kumva ko ari ingabire zitandukanye zibereye kubaka umubiri umwe. Iryo huriro rero rizwi mu zindimi nka forum, izajya ifasha muri paruwasi kugira ngo basabane, bamenyane, binegure, ndetse banafata ingamba zo kwivugurura. Ingingo ya 4 irebana none n'ihuriro mu rwego rwa diyoseze. Mu mabwiriza rusange, umwepiskopi arasaba ko nanone haba ihuriro mu rwego rwa diyoseze, agira ati: hazajya hakorwa n'ihuriro forum ry'abagize imiryango ya Gisiyo Gatolika, amashyirahamwe y'abakristo n'amakoraniro y'abasenga muri diyoseze yose, nibura rimwe mu mwaka, mu rwego rwo kuganira ku butumwa bwabo, kugira ngo barebe uko bwarushaho gukorwa neza. Nyuma y'urwego rwa paruwasi, mu rwa diyoseze ni ngombwa ko hazajya haba forum, haba ihuriro ry'imiryango ya Gisiyo Gatolika, kugira ngo bakomeze gufatanya bungurana ibitekerezo mu gusohoza ubutumwa, mu kwamamaza inkuru nziza mu rwego rwa diyoseze. Ingingo ya 5 mu mabwiriza rusange, umwepiskopi agaruka kuri mpuzamiryango remezo mu rwego rwa paruwasi ndetse no mu rwego rwa diyoseze. Aragira ati: guha imbaraga mpuzamiryango remezo no kuzishyiraho zitari, kugira ngo zizafashe imiryango gukorana no kuzanya bubaka umuryango w'Imana. Muri buri paruwasi ndetse mu rwego rwa diyoseze hagomba kubaho komite mpuzamiryango remezo zikora, aho zitari zigashyirwaho bidatinze. Izo komite zaba zigizwe n'abayobozi b'imiryango ya Gisiyo Gatolika kuri buri rwego.
komite mpuzamiryango remezo izafasha imiryango kumenyana, kujya inama ku bibazo rusange no gushyira hamwe imbaraga zose kugira ngo ivanjiri irusheho kwamamazwa. Ariko za komite mpuzamiryango kimwe n'imikorere yazo ntibigomba gupfukirana isura ya buri muryango n'ubwigenge bwawo. Hari komite mpuzamiryango muri paruwasi ndetse muri diyoseze kugira ngo zifashe imiryango kumenyana, kugendera hamwe muri diyoseze ariko bitabangamiye umwihariko wa buri muryango wa Gisiyo Gatolika. Mbese za ngabire zitandukanye ariko zibereho kubaka umubiri umwe. Ingingo ya 6, umwepiskopi mu mabwiriza rusange aragaruka ku bikorwa bifatika. Agira ati muri gahunda y'iyogezabutumwa rya diyoseze mu maparuwasi hazagaragaramo ibikorwa bifatika byafasha iyo miryango kwiyubaka no gukomeza gufasha abayirimo ko bahamya b'inkuru nziza. Mu iyogezabutumwa hari ibikorwa, hari by'umwihariko isengesho, ariko isengesho rigomba kujyana n'ibikorwa. Uko ibaruwa ya Yakobo intumwa igira iti ukwemera kutagira ibikorwa kwa kwarapfuye, bigomba kugendana. Mu iyogezabutumwa rero muri paruwasi ndetse no muri diyoseze imiryango ya Gisiyo Gatolika igomba kugira n'ibyo bikorwa bifatika bifasha bigendana no kwemera. Ingingo ya 7, umwepiskopi irebana ijyanye n'amabwiriza rusange, umwepiskopi agaruka ku gufasha nanone guhamagara urubyiruko kwinjira mu miryango ya Gisiyo Gatolika. Agira ati gushyiraho uburyo abakristo cyane cyane abana n'urubyiruko, uburyo abakristo bafashwa kwinjira mu miryango ya Gisiyo Gatolika bakimara guhabwa amasakaramentu y'ibanze, bikabafasha kubungabunga za ngabire baba bahawe. By'umwihariko uhereye ku bana bamaze guhabwa Ukaristiya, bashishikarizwa kujya mu miryango ya Gisiyo Gatolika itandukanye n'andi makoraniro y'abasenga ndetse n'amashyirahamwe, bakajya mu bahereza, bakajya mu baririmbyi. Ni umwanya wo kwitabira imiryango ya Gisiyo Gatolika atandukanye kugira ngo bakure abakristo. Harimo n'ababatizwa ari bakuru bamaze guhabwa batisimu, ugukomezwa n'Ukaristiya, bashishikarizwa kujya mu miryango ya Gisiyo Gatolika. By'umwihariko abamaze gukomezwa, burya nyuma yo gukomezwa hashira igihe kinini, mbese bisa nkaho hari ubwo abantu bamaze guhabwa isakaramentu ryo gukomezwa basa nkaho nta yindi gahunda yihariye ibahuza muri kiliziya. Umuntu ukazongera kumubona by'umwihariko yadakomeje yenda ari mu ishuri, umuryango wa Gisiyo Gatolika muri korari, ukazongera kumubona aje yitegura ugushyingirwa. Nyuma yo gukomezwa rwose ni byiza ko umukristo by'umwihariko abatoya, urubyiruko, bafasha kujya mu miryango ya Gisiyo Gatolika kugira ngo bakomeze gukoresha za ngabire baba basenderezwe mu isakaramentu ryo gukomezwa. Ingingo ya 8 irebana n'amabwiriza rusange, umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi arahamagarira abantu mu kwitabira imiryango ya Gisiyo Gatolika ariko birinda akajagari, bakajya mu muryango wa Gisiyo Gatolika umwe, kuko iyo bagiye muri myinshi hari ubwo biba gutatanya imbaraga bikaba akajagari. Aragira ati si byiza ko umuntu yaba muyoboke imiryango myinshi mu gihe kimwe, ibyiza ni uko yahitamo umwe gusa akaba ari nawo yitangira. Abapadiri ba paruwasi kimwe n'abafasha mu iyogezabutumwa bagomba kuba maso kugira ngo barwanye mu bakristo ingeso yo kujarajara mu mashyirahamwe nk'ayo. Rwose ni guhuza imbaraga, umuntu akajya mu muryango umwe, noneho ashobora kujya mu muryango umwe yenda akagira n'ahandi akora ubutumwa nko muri korari, ariko iyo agiye mu miryango ya Gatolika myinshi biba akajagari. Umwepiskopi arasaba abapadiri n'abandi bafasha abakristo ko kwirinda akajagari bitabira umuryango wa Gisiyo Gatolika umwe cyangwa ihuriro ry'abakristo rimwe. Ingingo ya 9 amabwiriza rusange, umwepiskopi arasaba gushaka aho abari mu miryango ya Gisiyo Gatolika bakorera
ko hagomba kuba aho bakorera mu rwego rwa paruwasi, mu rwego rwa diyosezi. Agira ati gushaka aho abari mu miryango ya Gisiyo Gatolika bakorera inama, amahugurwa n'imyiherero haboneye, haba muri paruwasi, muri doyone ndetse no mu rwego rwa diyosezi. Bakagira ahantu habafasha bakorera inama kandi bakagira n'ahantu habafasha bakorera imyiherero. Ibyo bifasha imiryango ya Gisiyo Gatolika gukura neza, gukomeza gutera imbere kugira ngo bakomeze umurimo w'iyogezabutumwa bafite imbaraga. Ingingo ya kabiri muri iki gice cya gatatu ireba n'ibireba omoniye. Buri muryango wa Gisiyo Gatolika ugira umupadiri ubagira inama, akaba ari we tuzi muri iryo zina ry'igifaransa omoniye, ariko tunakoresha mu kinyarwanda gutyo ngo omoniye. Kuri ino ngingo twatanga nk'izihengero kuri ba omoniye y'umuryango wa Gisiyo Gatolika. Umuryango wa Gisiyo Gatolika nk'abarejiyo baba bafite umupadiri ubagira inama, abasavere gutyo. Mu rwego rwa diyoseze umwepiskopi, duhereye nyiri diyoseze ya Kabgayi, ariko no mu zindi diyoseze niko bigenda, bagira umupadiri ubagira inama. Umuryango wa Gisiyo Gatolika cyangwa ihuriro ry'abasenga baba bari bafite komite nyobozi, ariko kuko ni ishyirahamwe ry'abakristo bakora muri kiliziya, kugira ngo bafashe bagira umupadiri ukomeza kubafasha kugira ngo bagene umuryango mu murongo wa kiliziya. Ubwo twavuga nka padiri omoniye w'umuryango w'abarejiyo, padiri omoniye w'umuryango w'abasaveri, padiri omoniye w'umuryango w'abanyamutima mutagatifu wa Yezu, padiri omoniye w'umuryango w'inshuti za Yezu, abana b'inshuti za Yezu, n'abandi. Ndetse no mu rwego rw'igihugu niko bimeze, kugira ngo bafashe abakristo gukomeza kugenda mu murongo wa kiliziya. Hano rero hariho ingingo enye. Ingingo ya mbere, umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi akibutsa ati buri muryango uzahabwa omoniye ushinzwe mu rwego rwa diyoseze, doyone na paruwasi. Ingingo ya kabiri akagira ati padiri omoniye ni umujyanama w'umuryango, akora ubwo butumwa ashingiye ku ijambo ry'Imana ubudahwema. Agomba kwirinda imigirire yose yatuma asa naho ari we uyobora umuryango. Umuryango wa Gisiyo Gatolika ni ufasha abakristo b'abarayiki kugira ngo bagire uruhare mu iyogezabutumwa. Ntibabe ubutumwa, kogeza ivanjiri, kogeza inkuru nziza ya Yezu Kristo ntibiharirwe padiri gusa, ahubwo bagafatanya. Ariko bakagira padiri bagira inama, bafite komite nyobozi, ariko padiri rero ntabwo asimbura iyo komite nyobozi, aho gukomeza kubafasha bagira inama. Ingingo ya gatatu ku birebana omoniye, umwepiskopi wa diyoseze ya Kabgayi aragira ati padiri omoniye azakora ibishoboka byose kugira ngo akurikiranire hafi ibikorwa binyuranye by'umuryango abereye umujyanama. Azajya mu makoraniro y'umuryango igihe cyose bimushobokeye. By'umwihariko azafasha abagize komite nyobozi y'umuryango kurangiza neza inshingano zabo. Akorana na komite, akitabira rimwe na rimwe ko bimushobokeye amahugurwa, ariko na mbere n'ibifasha abo bakristo b'abarayiki bari muri uwo muryango wa Gisiyo Gatolika, kuko ingingo ya gatatu yabigaragara ko ntabwo asimbura komite, ntabwo ari umuyobozi, nta nubwo byashoboka ko ajya muri buri huriro, ariko aba ari aho akitabira kugira ngo abagire inama n'abazi, by'umwihariko akorana na komite. Ingingo ya kane, umwepiskopi agasaba omoniye agira ati gufasha abanyamuryango by'umwihariko mu gihe cy'amasezerano. Agira ati azafasha abanyamuryango mu gihe cy'amasezerano, amahugurwa, imyiherero, ingando n'ingendo nyobokamana. Muri icyo gihe by'umwihariko omoniye, padiri omoniye aba agomba kuboneka igihe bagize amasezerano, igihe bakoze urugendo nyobokamana, igihe bakoze imyiherero, akabafasha we ubwe cyangwa akaba yabashakira undi ubafasha. Ingingo ya gatatu, mu gice cya gatatu, umwepiskopi avuga ku bireba imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi mahuriro y'abakristo. Yongera kugaruka ku ngingo zifatika icyo abasaba gukora. Ahangaha kuri igice cya gatatu
umwepiskopi muri no baruwa ya Gishumba yayifashije yabikubiye mu ngingo 7. Ingingo ya mbere aragira ati buri muryango wa Gisiyo Gatolika ugomba kugira umurongo n'imikorere uzwi, ugatunganya gahunda y'ibikorwa byawo, ukamenya gufatanya n'abayobozi ba Kiliziya, ugashaka ingamba zo kumenyekanisha mu bato n'abandi batawuzi. Kugira gahunda y'ibikorwa kandi bagafatanya n'abayobozi ba Kiliziya, gufatanya n'abapadiri muri paruwasi ndetse no muri diyoseze, kandi bakanagerageza buri muryango ukagira gahunda yo kumenyekanisha mu batawuzi, mu bato, bahereye mu bato ndetse n'urubyiruko. Ingingo ya 3 mu birebana n'imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi mahuriro y'abakristu, umwepiskopi aragira ati buri muryango ushyiraho mu bwisanzure abayobozi bawo mu nzego zose binyuze mu matora akozwe mu buryo bwateganyijwe mu mategeko shingiro y'umuryango. Buri muryango wa Gisiyo Gatolika ufite amategeko awugenga n'amabwiriza, bagomba kuyakurikiza mu gushyiraho abayobozi babayobora mu bwisanzure. Ingingo ya 4, umwepiskopi ributsa imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi makoraniro y'abakristu ko buri muryango ucunga mu bwisanzure umutungo wose ufite hakurikijwe amategeko y'umuryango, ariko ubuyobozi bwa Kiliziya bufite uburenganzira bwo kugenzura niba uwo mutungo ukoreshwa koko mu buryo buhuje n'intego z'umuryango, intego y'umuryango. Iyi ni ingingo ikomeye kuko mu Kinyarwanda bavuga ngo ifaranga ryamize inshuti. Ifaranga hari umutungo, by'umwihariko amafaranga, mbona indi mitungo hari ubwo bituma abantu habamo amacakubiri iyo udacunzwe neza. Bagomba kuwucunga mu bwisanzure. Ubuyobozi nabwo bwa Kiliziya bukababa hafi, bugacunga kugira ngo umutungo w'umuryango wa Gisiyo Gatolika ukoreshwe neza bikurikije intego y'umuryango. Ingingo ya 5 ku birebana n'imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi mahuriro y'abakristu, umwepiskopi aragira ati hari imiryango ya Gisiyo Gatolika usanga ahanini yibanda ku mishinga y'amajyambere mu by'ubukungu n'imibereho myiza y'abanyamuryango bayo. Igomba kwegerwa no kugirwa inama kugira ngo abayirimo bibutswe ko intego y'ibanze ya Gisiyo Gatolika ari ugufasha abayoboke mu kwitagatifuza ubwabo, bumva inyigisho, basengera hamwe, bagira umwete wo guhabwa amasakaramentu kenshi, kandi bihatira kubana kivandimwe ndetse bagakosorana igihe bibaye ngombwa. Kuko nanone twabivuze, ibikorwa ukwemera n'ibikorwa bigomba kujyana. Uko umuryango wa Gisiyo Gatolika udashobora guhugira gusa mu masengesho n'indirimbo bakibagirwa ibikorwa by'urukundo, ibikorwa bifatika, nako nanone imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi makoraniro y'abakristu yibutswa ko badashobora gusa kwibanda ku bikorwa bifasha abantu gusa, bakibagirwa isengesho, bakibagirwa inyigisho, bakibagirwa imyiherero. Intego y'umuryango wa Gisiyo Gatolika na buri huriro ry'abakristu ni ukwitagatifuza, basenga, bahabwa inyigisho, bahabwa amasakaramentu, ariko bikagendana nyine. Ukwemera n'ibikorwa birajyana. Kwemera kutagira ibikorwa kwarapfuye, ariko nanone ibikorwa bidashingiye ku kwemera nabwo ntago byaba ari byogeza inkuru nziza. Ibikorwa nabyo bigomba gushingira ku ivanjiri, bigomba gushingira ku isengesho, ku kwemera. Ingingo ya 6, umwepiskopi aributsa imiryango ya Gisiyo Gatolika, amashyirahamwe y'abakristu koko bigomba kuba umusemburo wo kwemera aho abayirimo batuye n'aho bakorera, bigatuma abandi bose babona ibyo bakora maze bagasingiza Imana, nk'uko ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Matayo ibivuga mu mutwe wa 5, umutwe wa 16. Umwepiskopi aragira ati abayirimo bihatire kugira ingo zabo n'amatsinda yabo igicumbi cy'ubukristu, barangwa n'isengesho, ubusabanyiramana, uburere bwiza n'imico myiza. Bityo ibyo akaba ari byo bizabyarira Kiliziya abakristu beza, abihaye Imana, abasaseredoti beza,
bityo koko twese tuzahabwa ingororano y'abagaragu beza kandi b'indahemuka. Bagomba kuba abagize imiryango ya Gisiyo Gatolika, amashyirahamwe y'abakristu n'amahuriro y'abasenga. Bagomba kuba intangarugero, aho bakorera bakaba intangarugero, koko bakabareberaho, bakaba abakristu batanga ubuhamya, bahamya Kristu mu mvugo ariko by'umwihariko no mu ngiro uko babayeho, kuko baba banabivoma mu miryango ya Gisiyo Gatolika bafasha kwitagatifuza. Ingingo ya 7 mu kubirana n'imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi mahuriro y'abakristu, ikaba umwepiskopi akayibutsa iyi miryango ya Gisiyo Gatolika n'amashyirahamwe y'abakristu agira ati nibibe imiryango ya Gisiyo Gatolika, amashyirahamwe y'abakristu n'amahuriro y'abasenga nibibe amahuriro afatika, aho abakuru batoza abato inzira nziza, abato bakazanira abakuru itoto, abize bakajijura abatarize kandi bakabigisha, abatarize bakavungurira ku bize ku bunararibonye bwabo, hakaba ubusabane mu gusangira ibyiza bya Nyagasani, bityo umusaruro mu muzabibu wa Nyagasani ukiyongera. Asaba ko nk'uko gusangira ibyo byiza Imana yabahaye, ingabire zitandukanye bafite, hari ababajijutse kurushaho n'ujijutse ntabwo abazi byose. Hari ubuzi by'icungamutungo, undi azi ibyo kwita ku buzima, bagafatanya bakajijurana, bakagirana inama, bagafatanya kugira ngo bubakane, bafatanye, maze umusaruro muzabibu wa Nyagasani ukarushaho kwiyongera. Ino baruwa ya Gishumba rero isoza nyine nk'izindi nyandiko zose isorezwa ku mwanzuro. Baruwa ya Gishumba igira iti twitabire imiryango ya Gisiyo Gatolika, duhamye ubukristo bwacu. Mu mwanzuro umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi yongera kudushishikariza kwitabira imiryango ya Gisiyo Gatolika. Muri ino baruwa yatwibukije ko imiryango ya Gisiyo Gatolika, asoza atwibutsa ko imiryango ya Gisiyo Gatolika ari imbaraga zubaka kiliziya. Akadusaba agira ati kuyikunda, agira ati no kuyitabira, agira ati nimucyo tuyimenye, tuyikunde, tuyitabire kandi tuyikundisha abandi. Izadufasha guhuriza hamwe imbaraga zo kwemera, maze twubake kiliziya y'umuryango w'Imana urangwa n'ubuvandimwe, ufatanye no kugendera hamwe. Akagira ati kakibutsa abasaserote n'abakristo bahagarariye abandi gufasha iyo miryango ya Gisiyo Gatolika. Agira ati abasaserote n'abakristo bahagarariye abandi babe hafi aya matsinda kandi bagendere hamwe mu bwuzuzanye bugamije ubuvandimwe n'amahoro. Buri mukristo niyumve ko akeneye umuryango umufasha kurushaho kwitagatifuza, kandi na buri muryango wumve ko ukeneye inama n'imbaraga z'abayobozi ba kiliziya n'abagize indi miryango muri rusange. Komeza kuba ubufatanye hagati y'abagize imiryango ya Gisiyo Gatolika n'abayobozi ba kiliziya. Agaruka kuri mpuzamiryango agira ati mpuzamiryango nayo ikomeze kuba hafi buri muryango wa Gisiyo Gatolika, iharanire iterambere, kuzuzanya no gufatanya kuri bose, maze twese turusheho guharanira ikuzo ry'Imana n'umukiro wa buri muntu. Asoza adushishikariza twese kwitabira imiryango ya Gisiyo Gatolika, agira ati nongeye gushishikariza abakristu cyane cyane abana n'urubyiruko kujya mu miryango ya Gisiyo Gatolika. Buri mukristo agire umuryango abarizwamo. Imiryango ya Gisiyo Gatolika yitabweho n'inzego zose za kiliziya. Ifite intege nke ihabwa imbaraga, iyaguye ibyutswe, ikivuka ihabwa umurongo. Tureke kuba abakristo bo ku cyumweru gusa, kuko imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi matsinda bidufasha kwisungana, gufatanya no guterana inkunga mu isengesho, mu bikorwa by'urukundo, mu iyogezabutumwa no mu bundi buzima bwa gikristo. Nibyo koko nta mugabo umwe, kandi abishyize hamwe nta kibananira. Dushyira hamwe ingabire Imana yahaye buri wese,
zimufashe kwitagatifuza no gutagatifuza bagenzi bacu. Mu gusoza agira ati nimukomeze mutere imbere mwubake kiliziya mu matsinda yanyu yose anyuranye, mwunze ubumwe kandi mutahiriza umugozi umwe, muyobowe kandi mumurikiwe na Roho Mutagatifu. Ineza ya Nyagasani ibagenda imbere. Agasoza rero twifuriza umugisha kandi aturagiza umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo Umwamikazi wa Kibeho. Agira ati ndangije ubu butumwa baragize umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo Umwamikazi wa Kibeho kandi akaduha umugisha. Twese rero koko akiri umugisha. Hari utubazo tubiri ngize tugira biramahire ko turi kumwe namwe nk'umusaseredoti. Umuntu ashobora kwibaza ikibazo cya mbere nta nubwo ari nicyo nibajije nkanjye njyenyine, ahubwo ni ikibazo nsangiye n'abandi, bavuga ngo umukristo ahomba iki iyo atitabiriye umuryango wa Gisiyo Gatolika cyangwa se imiryango ya Gisiyo Gatolika. Ahangaha umwepiskopi muri iyi baruwa arashishikariza buri wese kugira aho abarizwa mu muryango wa Gisiyo Gatolika, ariko ntabwo twavuga ngo bose 100% baritabira. Uwo nguwo utitabiriye ni iki ahomba? Ikibazo cya kabiri kugira ngo bisubirize rimwe, abihaye Imana wenda nk'ababikira bagiye bari muri za community zitandukanye, ese nabo bagomba kugira imiryango ya Gisiyo Gatolika babarizwamo? Murakoze. Yarakoze. Uri mu Kristo ni byiza kwitabira umuryango wa Gisiyo Gatolika kugira ngo bimufashe mu kwitagatifuza. Turi mu rugendo twese tugana Imana, twese duhamagariwe kuba abatagatifu, kuba intungane nk'uko data umwe mu ijuru ari intungane. Muri urwo rugendo rero bidusaba gufatanya, bidusaba kwigishwa. Ni byiza nk'uko umwepiskopi bigarukaho, umukristo mu kwitagatifuza dukeneye guhabwa inyigisho, guhabwa amasakaramentu. Utari umuryango wa Gisiyo Gatolika aba umukristo wo ku cyumweru gusa. Yangisho ku cyumweru abari mu isengesho ntabwo abona umwanya wo gusobanuza, ariko ari umuryango wa Gisiyo Gatolika gira umwanya wo kwigishwa kurushaho, agacengera amabanga yo kwemera kwacu, inyigisho za kiliziya. Agira umwanya wo kwihererana n'abandi, agira n'umwanya wo gufatanya n'abandi muri ibyo bikorwa by'urukundo, ariko no mu buzima busanzwe bagafatanya bakagendera hamwe, ntabe yigunze. Ibyo rero biramufasha cyane mu gutera imbere muri urwo rugendo rwo kwitagatifuza, yungukiramo byinshi, ariko uri wenyine hari ibyo ahomba byinshi. Rero abihaye Imana, kuko uri muryango nanone ufite ingabire yihariye, iyo bishobotse ashobora kujya mu muryango wa Gisiyo Gatolika kugira ngo afashe abandi, ariko by'umwihariko no kugira ngo afashe abandi, kuko abafite nawe ahandi hantu hihariye hamufasha kwitagatifuza kandi hari ingabire nayo yihariye. Abasaveri bafite ingabire nayo yihariye, abareje bafite ingabire wavuga yihariye, impano yihariye, abanyamutima. Noneho abihaye Imana, ababikira, abene bikira, abizera Mariya, nabo haba hari impano cyangwa ingabire yihariye. Byasa nkaho kwa kundi noneho yaba agiye kuba mu miryango myinshi, hari iyo mpano yihariye imufasha kwitagatifuza. Ashobora kujya mu bareje kugira ngo abafashe, mbese muri ubwo kuyoboka Imana twita uwo spiritualite. Urumva umuryango wa Gisiyo Gatolika ufite spiritualite yihariye, umuryango w'abihaye Imana yihariye. Kubihaye Imana ushobora kujya by'umwihariko kugira ngo ufashe abakristo basanzwe. Ni gutyo nasubiza ibyo bibazo byawe. Urakoze. Murakoze cyane Padiri. Noneho turi kugana ku musozo w'ibaruwa y'umwepiskopi. Ni ibaruwa twakuye mu bice bigera kuri 3. Uyu munsi cyari igice cya nyuma gisoza iyi baruwa y'umwepiskopi, igaruka cyane mu gushimangira insanganyamatsiko yahariwe uyu mwaka w'igizabutumwa, ndetse anashishikariza abakristo bose kugira imiryango ya Gisiyo Gatolika babarizwamo, kuko twabonye ko ari ryo rerero ry'ubukristo, ni ryo rerero ry'ibanze ry'ubukristo. Ntibivuze yuko utari mu muryango wa Gisiyo Gatolika atari umukristo, ariko nkuko Padiri yabivuze ndetse n'umwepiskopi yabigarutseho mu nyandiko, aba ari umukristo wo ku cyumweru gusa. Iyo agiye hamwe n'abandi arushaho kunoza ubukristo bwe. Padiri rero nkuko dusanzwe dusoza ibiganiro byo kuri uyu muyoboro Tumenye Kristo Urumuri, twagira ngo n'ubundi mudusabire umugisha.
hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe bisanzwe iteka iteka bibaye bibaye none n'iteka iteka ryose ryose. Amen. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, udusabire.